tujye kuri message ya minister. Yego. Ese nimba ibitutsi Kasuku atukana abikorera kuri social media kandi bakavuga ko abari gusubiza cyangwa nawe akavuga ko abari gusubiza ibigarasha Kandi ribi bibibona. sibyo ibyo bigarasha nakubajije ngo byo bibikorera hehe si kuri za mbuga ngaho reka Kasuku yicecekere ntatukane abo bantu bose baze batukane bya bitutsi by'urukozasoni n'ibiki n'ibiki bose baraba bari kwigisha iki urwo rubyiruko rw'u Rwanda ikibazo se nuko ari Kasuku ari kubikora Kandi urumva njyewe bose n'aba YouTuber bari kuri YouTube ariko ntabwo content zabo zisa si zimwe ariko ugasanga umwe ari gutanga urugero kuri content y'undi avuga ngo se kuyi content gutya na gutya kandi nawe ashyiraho ama content kandi nayo burya utakwemeranya n'abandi 100% ko nawe izashyizeho abantu bazishimira 100% uri kubyumva aho ikibazo urebye nizi na content zose zica ku kwezi simbizi ngenda urugero ndazireba ukwezi ndakureba nge nta n'ikibazo zifiteho ariko se abantu twese tubibona kimwe nawe hari izanyuzaho abantu batishimira zitarimo gutukana ndetse zirimo n'inyigisho cyangwa zifite na message zitanga ariko abantu ntibazishimire kuko ntabwo ibintu ukora waza ngo ubwire abantu ngo abantu bose ngo barishimira ibyo ukora ubwo se waba ukora iki burya ari kubazamo kiriya kibazo ntabwo ari kubaza kiriya kibazo ahita azana mu izina Kasuku ikosa yakoze ikibazo cyo cyari cyo ikibazo cyo cyari cyo ariko kukizana direct ahita ko yataka umuntu azana mu izina ry'umuntu hariya niho hantu habereye akabazo bya Kasuku bira affect umuryango nyarwanda yego ni ibyaba ari gusubiza bya affect umuryango nyarwanda nicyo kibazo ni aba bari gusubiza aba bakoresheje ibitutsi bya affect societe nyarwanda ese kuki mu batabanza ngo mwumve ibyo bintu n'ikimenyimenyi ministre utuma twishima aziteho azina Kasuku bombe ntabazi kuki atandikiye Theo yandikiye Kasuku wa mipango kandi ikindi mu byukuri mu bintu yamwandikiye nta jambo courage ririmo rimbwira ngo komerezaho ririmo nta ririmo muri ayo magambo komeza bakubite accordingly ririmo cyangwa nta ririmo uzi ko hari abantu bavuga ngo agomba fungwe kubera ko amashusho ari we wayifatiye ibyo se nibyo amategeko avuga ibyo si byo amategeko avuga kwifata amashusho si ikibazo ariko itegeko rivuga ko gusakaza ayo mashusho ni ikibazo abantu ubundi nibyo bakwiye kwakira bikaba ibyo ngibyo gusa pe abantu bakareka kujya kugoragoza ngo ni gute ufata umuntu wasakaje amashusho ngakaba ari utangira kubizira uwayafashe gendera ku itegeko ibindi byose kandi itegeko ngenda tekereza Rwanda Investigation Bureau urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndatekereza nta kindi rukora uretse gukurikiza uko itegeko ryanditse genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona wihangayika habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera muganga gufasha mu ndwara zikurikira waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima impyiko amibe igifu umutwe prostate imitsi ndetse no kubyimba namwe turabafasha akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi abatugezeho baratwirahira mahanga namwe nihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe yego nongeye kubifuriza ibihe byiza abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese tubifurize igitondo cyiza umunsi mwiza umugoroba mwiza biraterwa n'igihe uri kurebera
ikiganiro nitwa Gakire Samu n'urugendo online TV ndetse na Inside Rwanda Media ndi kumwe na mugenzi wanjye Robert Sympathique turagarutse n'ubundi tugarutse muri ya makuru yacu y'ubusesenguzi cyangwa se yo kuganira ku biri kuvugwa cyangwa se biri kuba hirya no hino ariko tukibanda cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko mubizi ko hari kubera intambara imaze igihe ihuza AFC M23 ndetse na leta ya Kongo. Uyu munsi turaza kuganira byinshi cyane ariko reka mbanze mikaze mugenzi wanjye Sympathique. Uraho neza, waramutse wiriwe? Yego ndaho Sam, ndaho niriwe, naramutse meze neza, ibintu byose ni neza. Ijisho riri gukira? Biri kugenda byoroha, birikora nta kibazo. Aho nanjye ndamahoro. Yego. Zingaba ni ubw'umwami Yesu akunda. Ubwo umwami Yesu agukunda. Ubw'umwami Yesu akunda ndamahoro. Ni byiza ariko kandi ko umwami Yesu akwiye kuba gukunze. Yego, kuko ntawe yanga. nawe yanga, turabana b'Imana. Turabana bisumba byose. Turabana b'umutegetsi utegeka abatware bose. Ari we data wa twese Imana mu ijuru. Ari utwara abatware bose. Ari nawe utwaye uru Rwanda. Akaririmbo warakaririmbye muri Ecole de Dimanche. Turabana b'Imana sha. Abyihoreye Yesu. Abantu baririmba muri korali ndabasuhuje. Abantu bose bakorera Imana mu buryo butandukanye. Buriya rero ari wowe umuntu hako kugira umukozi w'Imana. Yego. No kuba umwana w'Imana wahita mwiki. Ntabwo ushobora kuba umwana w'Imana burya ngo buri kure yayo cyangwa wajya kure cyane. Ariko umukozi ze k'abakozi batana. Erega ureka ubwiye. None saba bagabo bose bashumbye insengero. Kono bavuga ngo nabakozi b'Imana. Niyo mpamvu batannye nyine, niyo mpamvu nawe ubona nyine. Tukaba turi abana b'Imana. Noneho twebwe abana b'Imana akaba ari twebwe baza kwiruka bavuga ngo twagiye kure yayo shaka kandi turi mu rugo. Bari abantu rega rimwe na rimwe tujye tubihorera, sibyo? Igituma rimwe na rimwe dukwiye kujya tubihorera tugakunda Imana, tukemera Imana, tugasenga Imana. Ni ukubera yuko umuntu arakubaza ngo warakijijwe, ukamubaza uti gute, akakubaza ngo usengera muri edini, ndi umukatolike, ukamusubiza ngo ndi umukatolike, akahita akubwira ngo wazakijijwe, wazakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Donc ubwo si igisobanuro cyo gukizwa kuri uwo bivuga ko ahuri nuko umurokore umukatolike ntagakijijwe. None se koko umukatolike byo ni ko umukatolike bita bikugira umuntu udakijijwe? Donc noneho kunywa inzoga, kukubatiza mu mazi menshi, kuva muri katolike ukabatizwa muri ndidini mu mazi menshi bigahita bikugira undi muntu. Ibyo byararangiye, iyo myumvire harya niyo mu cyekinyeje, iyo myumvire towa yamaze kujyaho towa. Biriya byose ni ikimenyetso. Bira ni ikimenyetso. Yego. Hoya ariko buriya nakunze buriya dufite His Excellency hari uburyo ari smart. Hari uburyo avuga ibintu kumva ariko bivuga nkuko nawe byumva. Hari buri abantu ndabizi ko wenda speeches twese turazikurikira nk'abanyarwanda cyane. Hari igihe yigeze kuvuga ati rero kuba wohora ujya gusenga bivuze ko ari icyundusha ngewe ntagiyeyo. Oya, ntabwo ari cyo gisobanuro cyabyo. Ubwo nijyo nta muntu ujya ku rusengero agiye akavayo yacumuye n'amarari. Biterwa na misiyo yamujyanye. Nta muntu ujye hari umuntu ujya mu rusengero cyangwa ku rusengero kugira ngo arebe ko hari umuntu uri buze kurambika telefone ayitwara, uza kurambika agasakoshi agatwara. Hari ujya ku rusengero nimba ari umugore akareba mugenzi we yambaye igitenge cyiza ugatangira kuhacumurira. Hari umugabo ujya ku rusengero ukabona amabuno y'abagore ukahacumurira. Hari n'ujya ku rusengero kubera ko afitanye gahunda yo kugira ngo abonane n'uwo yabuze cyangwa wakumbuye. Uri kubyumva? Ibyo byose rero ni ibintu biriho biraho ngaho. Ubundi bijya gupfa urabizi ko hari habaga abantu bitwa abarokore, bafite imiziririzo n'imigenzo yabo, harimo kutanywa inzoga, kutambara ibintu bigufi, kutambara amapantaro ku bagore n'ibindi. Hari na Eglise Catholique nayo ifite imyemerere yayo n'imyumvire yayo, uko abantu babayeho n'ibyo barya n'ibyo banywa babyemerewe byose uko babishaka. Uzi kijya kuba ikibazo, haje kuza abandi bantu bakubwira bati twebwe nta dini dushingiyeho, twebwe hano turasenga. Uri umukatolike? Come.
uri umu ADPR upfa kuba uri buze ufite ituro uri umu Yehova ngwino, ariko bakakubwira ngo twebwe ntidutoranyije idini, ariko mu nyigisho batanga buri munsi si uko byatangiye, ariko mu nyigisho batanga buri munsi bavuga ngo abakizwa mukizwe, nyuma yo gukizwa mukizwe mubatizwe, bakakwereka ko nta dini bashingiraho, ariko kugenda umara y'iminsi baguhindura bagushyiramo ibyabo kuzageza wanabatijwe. ariko nanone nubwo nta dini baba bashingiyeho birangira ubaye umuyoboke wabo, baba bafite izina. Inyigisho mva nkubwiza ukuri, aya macacis uza inyigisho zabo ni nziza pe, ziba zibwira abantu kujya gukurikira Imana, dukwiye no kuzumva, ariko byo bageze ku kintu bita ituro. Uruzi ko hari abantu bakodeshwa bazi kubwiriza ku maturo. Ngeze ko nta uruzi ko abantu bafite insengero bafite kuvuga ati pasiteri runaka ndamuzi kuri iyi nyigisho y'itura arindwa mubi, ukamuzana nimba ufite igiterane, nimba ufite ibintu ushaka kwitangisha ngo twubake urusengero uramuzana hahandi. Uzi ko hari ahantu bigisha nko mu byaro, yego, umuntu agahita ajya wakazitureye n'akayizana. Urumva ukuntu biriya si byo ribu yise escroquerie. Ikibazo iyo hene uzituye ukayizana, uyizaniye nde? Nose yakubwira ngo Aburahamu yafashe umwana we yari afite yakundaga Isaka aramutanga, wowe ihene yawe woroye wabura kuyizana. Namba na Aburahamu Isaka yaragiye kumutambira Imana, iyo hene ni Imana uyishyiriye. Amaturo nayande, amaturo nayande na pasiteri, aya nayande batura Imana, bikaribwa nande? Ntacyo bikaribwa nande, aribwa n'abakozi bayo. Ntabwo ari abana bayo bayarya, abana bayo turayatanga, abana bayo barayatanga, akaribwa n'abandi n'abakozi bayo, ariko amaturo abana batunga abakozi cyangwa abakozi batunga abana. Ariko nanone sempa sindi umuntu urwanya ituro, kubera ko nimba ugiye mu rusengero ukaba wicaye ku ntebe, ukaba utari kunyagirwa, hakaba hari mikrofone, korari iri buririmbireho n'ibyuma byose, hakaba hari bese ukaba wicaye ahantu heza nk'insengero z'i Kigali murazibona ukuntu uzinsirimu ziba zimeze. Urwo rusengero ntago rwubatswe n'amasengesho, rwubatswe n'amafaranga. Ushatse kuvuga ko ari kosiyo ya maintenance y'iryo rusengero, niba kwaka amafaranga ahubwo none se ko kiyo bagiye gusiga irangi nanone inyuma y'ayo maturo yose yatanzwe, ko bagiye gusiga irangi bongera bakabwira abakristo bati tugiye guhindura irangi, fundraising. Ese hari umushumba n'umwe wari wabona aba bashumba bose ubona bafite amatorero uzi abana babo bigaye? Abana b'abashumba biga nyine mu mashuri akwiye kwigamo n'abana b'abashumba, biga hanze cyane, hejuru cyane, hanze mu bigo bihenze. Amafaranga ahubwo barihirwa n'ayabandi, abayavuye mu bakristo mu ntama. Reka nyagasani, umushumba kama izaragiye. Umva nkubwire papa, none muri business zitariho mu Rwanda, business y'idini ndiri kugenda neza, nimushaka izindi. Umva nkubwire ibindi inye zisigaye izo baretse zujuje ibyangombwa nazo zigabanye business, ahubwo avuga ngo zagiye zabona abakiriya benshi. Reka ndeke kubita abakristo kuko bavuze ko ari ubucuruzi, ariko nazo zifite umurongo utukura zitagomba kurenga. Icyo nzi cyo ntabwo gusenga, n'umukuru w'igihugu yarabivuze ejo bundi, ntabwo gusenga bisabira kujya mu nsengero. Ubu hano muri studio uje nimugoroba ugafunga ukicara hano, ubwo se haba hujuje ibisabwa? Hoya ndavuga uri wenyine, ari iwawe, ari iwawe, iwawe wasenga. Reka gusenga n'ugusaba n'ukuganira n'Imana, gusa hagomba kurebwa nabwo. Ubu se ibyo urusengero rw'i Kigali i Nyarugenge rusabwa, nirwo n'Inyamasheke rusabwa, nirwo rw'ikirimbi muri Nyamasheke nibyo rukeneye. Oya, urusengero usanga ruri ku musozi rwonyine, ibyo nabyo ntabwo rukeneye, kondisiyo nazo ntizigomba kuba zimwe. Ushobora gusanga hari n'urusengero hari urusengero rudafite umuntu n'umwe kugeza kuri pasiteri atagira na moto, gusa urwo rusengero nujya kurusaba parking izaba ari parking izajyaho bana. Bakwiye kuba rufite ubwiherero bwujuje ibisabwa, hari isuku yujuje ibisabwa, za kandagira ukarabe, ibintu bimeze neza. Nimba ruri muri quartier rufite sound proof, nimba ruri muri quartier mu baturage rukaba rufite sound proof, conditions zigomba kuba zitandukanye. Ibyo byo bigomba kuba clear. Ikibazo hari nabo nabonye batangiye kugenda bivugira ibyo bashaka batekereje
ntawe babujije gusenga. gusenga Senga gusa mu buryo budafite icyo buhungabanyije. ariko ahubwo ngira ngo nibwo guhagarika insengero. Ibyo byanyu by'ubwesikoro ngo zana 500 urasanga 5. Nibwo mwari mukwiriye kujya mwasenga. Zana 500 urasanga 5 cyangwa zana ubukene bwawe hano. Ngo zana ubukene bwawe hano. Numara kubuzana. Sengi sari buguremo inusu y'ubugari. Ibitangaza. Agatapfuna baraba tipe bakora ibitangaza. Ndabihakanye. Ibi nako Imana ibakoreshaga ibitangaza. Ndagira ngubwire ko nta genda kimwe Imana itakoze ibitangaza twikomereza. Na nubu biracyakorwa byarakozwe bizakomeza binakorwa. Yego. Kuva muri Bibiliya mu bagabo Imana yishimiraga. Sempa ngira wakubise amaso ku mbuga nkoranyambaga ureba. Ngira ngo wakurikijeje mu kiganiro cya Police, Rwanda National Police and RIB Interaction with Media. Ni kiganiro kiba ngaruka mwaka hari igihe kiba kabiri mu mwaka, buriya umwaka uri kurangira kiraba, ndetse hari n'igihe kiba mbere y'icyunamo. Ubwo nuvuga ngo polisi y'igihugu n'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'abantu n'ibintu byabo, ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Yego. Byakoranye ikiganiro n'itangazamakuru, ariko iki ni ikiganiro gihoraho. Abantu bagire ngo iki ni ikiganiro ngaruka mwaka. Yego. Vuga ngo buri mwaka kiraba. Buriya na mbere yo kwibuka hari kijya kiba kugira ngo abantu bagire uko bitwara. Yego. Uburyo bagiye kwitwara mu gihe cyo kwibuka. Ejo bundi rero kirabaye nkuko byari bisanzwe. Umuntu abaje kuri Kasuku ubwo ni Theo ukwezi Imana irakiza Theogene ati abaza kuri Kasuku ati Kasuku aratukana, tubona abandi bantu bakoze gutukana bafungwa. Ese koko yabakorana namwe? Akaba ariyo mpamvu atuka abantu tukabona biri fieri. Bamwe bati gutukana kwa Kasuku. Ubwo icyo kibazo cyabaye nk'ikivumbura ibintu byinshi. Polisi ari RIB ati reka. Nta muntu n'umwe dukoresha twebwe, uwo muntu ahubwo nimba akora ibyo atwiyitirira agomba gukurikiranwa. Kasuku aratukana, atuka abandi. Bamwe bati gutukana kwa Kasuku nyamara tukibigarasha. Gutukana kwa Kasuku ni bya bigarasha n'undi busanga byatutse igihugu, byatutse umukuru w'igihugu, byatutse abayobozi bacu. Nibyo Kasuku atuka. Ariko abandi bati ibitutsi bya Kasuku kubera ko biba biri kuri social media bishobora kwangiza abana bacu. Barabireba, baramukurikirana, ejo uzasanga umwana yicaye mu rugo atangire gutukana bya bitutsi by'inyandagazi, yumvishe Kasuku ari gutukana. Ibyo bintu byazamuye umwuka. Bamwe bati urumva Kasuku hari uburyo avuga ati hari akazu kabari kungendaho, yaranabavuze, avugamo Chita, avugamo Theo, avugamo n'umunyamakuru witari Card ndetse n'abandi. Yego. Nabonye yanasezemo Kasio Pizo nantuza na Karegeye. Yego. Minisita utuma twishima Abdallah. Minisitiri ufite urubyiruko mu nshingano ze. Yagiye ku rubuga rwe rwa X. Yego. Zembisome yagiye ku rubuga rwe rwa X ati avuga ati nyamara arandika ngo wa mipango waramutse. Mipango ni Kasuku. Yego. Wowe ntuzakora ikintu ati wa mipango waramutse. We ntuzakora ikintu gituma wica amategeko y'u Rwanda. Yego. Kuko amategeko nta nsutagira boro. Niko yabyanditse. Kuri nyine Kasuku ajya ko niko message ngana gusa. Buretse ndiko ndacyari kubisoma. Yego. Ubwo ko niko bivuga niko yabyanditse ati nta nsutagira boro. Ashyira mu duko tubiri ti brother. Yego. Ntukome nagasirenge kazamwe na Kasuku ka boro. Ntukomeze kwisobanura. Kandi biha content abakwangira ubusa. Kuri kubigarasha abanzi b'u Rwanda, abantu batuka PK wacu, ukomeze ubakubite accordingly.
ese koko mwe mudukurikiye ibitutsi bya Kasuku byangiza sosiyete cyeka Kasuku muzi ari gutuka ibigarasha Kasuku ntago arasanga umubyeyi yicaye hariya cyangwa undi muntu muri social media watamwenderanyije. Reka tugire icyo tubivugaho. Kasuku aratukana atuka abantu mbere na mbere byaba bigize icyaha gutukana mu ruhame cyangwa se ukoresheje social media iyo watutse yagiye kukurega ni ibibazo turi kwibaza bigize icyaha gutukana ni ibibazo turi kwibaza cyane cyane mu ruhame. Okay, sinzi ingengo ibihana. Ese hari umuntu waba warareze Kasuku ko yamututse katuka ibigarasha se byamurega kandi abatuka nawe barasubizanya. Buretse rero tugende gake kuko ndahamya ko sinzi ribu nimba yarakiriye ibirego birega Kasuku yarabyakiriye gutyo abantu baje kumurega. Ibyo ntubimbaze kuko niyo nkuru wumpaye ngiye ntubimbaze ngiye kukubwira nkurikije uko mbyumvise. Cya mbere hari Kasuku utukana ngo aratukana ngo kuri social media ngo okay. Mbere yuko Kasuku ajya kuri social media abantu baratukanaga. Se babyita se gutukana se ntago ziko biri mu ntuza nyarwanda. That's one. Barya babyita ibitutsi atukana. Hari na kimwe gishya ari Kasuku wakivumbuye ku buryo twavuga ngo ibintu atukana ni bishya arimo ashyirwa mu mitwe y'abantu ibintu bishya ntago ari ibintu bisanzwe abantu basanzwe batukana bisanzwe. Nabwo hari ibitutsi biba mu buvanganza ariko ntago ari bira bya Kasuku. Buretse gato mbere yo guhora umuntu kuba gitera hari ibitutsi nyandagazi. Buretse gato mbwire mbere yo guhora umuntu kuba gitera wamuhora ikibimutera. Ibitutsi Kasuku atukana kuri social media tugiye kuri social media twasanga ari Kasuku gusa ubitukana. Sindi ku ruhande rwa Kasuku ngende kurebe ku mpande zose aratukana ibintu bitari tumaze twakire ko gutukana atari byiza sibyo ahubwo Kasuku niwe wenyine utukana kuri social media. Uretse bakubita bibigarasha serinde wundi utukana abatukare gatube tubiretse turabigeraho. Nabaje niwe wenyine utukana ku buryo Kasuku niwe wamamaye cyangwa nuko ari icyamamare. Aha cyo ni kimwe. Atuka abandi atuka bamwiyenjejeho ibigarasha siko mubivuze byaje bisenga se we arabituka cyangwa nabyo biba byaje bitukana baba baje batukana kandi ntago wumvishe ubu n'uburyo utuka umukuru w'igihugu utuka u Rwanda hari Kasuku hakaba n'umukuru w'igihugu. Iyo abantu batutse umukuru w'igihugu Kasuku arabasubiza baramutuka nawe akabasubiza batuka bamutukira kuri social media. Yego Kasuku akabasubiriza kuri social media. Abantu rero nibareba ibi bareba uranyumva neza ni kwita kuri Kasuku kuko icyo abantu bakwiye kumva Kasuku afite mission. Ese Kasuku ribu ko yavuze ko atari umukozi wayo. Buretse nkubwe ahubwo se ribu abakozi ba ribu akazi kabo no gutukana ahubwo se nta nubwo byumva numva ko abantu ari ibikorye biramukoresha. Buretse nkubaze ngira ukuntu ribu Rwanda Investigation Bureau urwego rw'igihugu cy'u Rwanda rw'ubugenzacyaha ngo rwahaye akazi umuntu ko gutukana. Okay. Urabona byibura yaba bari kubivuga nyine bakagendera no muri uwo mujyo bakaba bari kumushinja gutukana ariko bakanabigira clear bakavuga ngo atuka ibyo bigarasha. Ariko urumva kuba bo abo bamuvuga gutyo bose ntibemera katuka ibigarasha. Urumva baganisha ntibemera katuka ibigarasha bo bavuga ko atuka abantu. Ubwo Kasuku aravuga katuka ibigarasha abandi bakavuga ko ni ikigare abantu baba barimo cyo kwibaza. Abo bantu bose baba bafite akantu mu mutima bamureba n'uburyo yakijanditsemo bo bagatangira kumureba bakompara n'abandi. Ese ng'ibintu ari kuzira kuyungu yabikora cyangwa se kwakora ibisa nabyo cyangwa se oya ibyo ntibirya. Umuntu afite ibyo akora ibyo binakora atangiye kubibazwa ni mu mureke abanza bibazwe mureke gutangira ibyo byose nta kirego na kimwe Kasuku afite. None se ntiyumva ko abantu ahubwo nyine bari kwiyereka Kasuku no kuvuga ngo hari ikintu abantu batazi.
we yabyise ko ari abantu bari kumugambanira. kuriya ni abantu si ukumugambanira, abantu b'aba influencer bari kwatira attention y'inzego z'u Rwanda kugira ngo zibashe guhumuka ngo zirebe Kasuku. Ese zirahumye ntizimubona? Reka njye nigire kuri message ya minister. Turi kumwe tujye kuri message ya minister. Yego. Ese nimba ibitutsi Kasuku atukana abikorera kuri social media kandi bakavuga ko abari gusubiza cyangwa nawe akavuga ko abari gusubiza ibigarasha, Kandi ribi bibibona. sibyo? Ibyo bigarasha nakubajije ngo byo bibikorera hehe? Si kuri za mbuga? Ngaho reka Kasuku yicecekere ntatukane. Abo bantu bose baze batukane bya bitutsi by'urukozasoni n'ibiki n'ibiki, bose baraba bari kwigisha iki urwo rubyiruko rw'u Rwanda? Ikibazo se nuko ari Kasuku ari kubikora. Kandi urumva njyewe batubwiye ko mu gihe cyo kwibuka ndumva ari retired general James Kabarebe ndetse na Ibingira nawe retired general Ibingira nawe yabivuzeho. Yego. Ati rero mwarubyiruko ntambara z'amasasu zararangiye. Ubu intambara ihari isigaye iri kurwanirwa kuri social media. Twe tubyita from mediatique. Iyo ntambara kuri social media niyo aba bandi bavuga u Rwanda batazi. Twe turimo turuzi. Hari n'ababaruzi baruhara bikaba bizi kandi babishaka. Ubundi reka nkwereke. Impamvu mvuga no so gute umuntu yaba ari aba mu buhungiro bano bagiye bahinduka ibigarasha amaze imyaka 20-10 atagera mu Rwanda, urwo rwo Rwanda araruzi ntabwo niyo yaba bibona arabyirengagiza basamu. Harya wambwiye ngo icyo kibazo ninde wakibajije? Ni Theo. Imana irakiza Togene CEO wa Ukwezi. Okay. Ntabwo byonyine uhera kuri ayo macana Ukwezi TV na Kasuku Media. Urumva ko amazina atandukanye. Ba unani Theo, undi ni Jay Skizo cyangwa se Kasuku simbizi. Na ba una baratandukanye. Content ziratandukanye cyane. So Kasuku ikorera byo kubago duhene. Uretse nkubwira akantu. Nubona mukorera n'abantu muri office imwe ariko muri departement zitandukanye, noneho muri ya office muri departement zitandukanye ugasanga muri office yawe muri departement yawe uri gutezwa ibibazo n'abantu mukorana muri office imwe kandi bo mu zindi departement. Uri kunyumva? Bo mu zindi departement uzahite kutangira gukenga kuko muri yo office mwicayemo murimo nka office imwe ariko muri department zitandukanye. Uzahita umenya ko muri departement urimo watangiye kugira ikibazo ku bantu, kandi nshatse kuvuga abantu bose n'aba YouTuber bari kuri YouTube ariko ntabwo content zabo zisa si zimwe, ariko ugasanga umwe ari gutanga urugero kuri content y'undi avuga ngo se ku iyi content gutya na gutya kandi nawe ashyiraho ama content kandi nayo burya utakwemeranya n'abandi 100% ko nawe izashyizeho abantu bazishimira 100%. Uri kubyumva? Urebye nizi na content zose zica ku kwezi simbizi ngenda urugero ndazireba ukwezi ndakureba ngiye nta n'ikibazo zifiteho, ariko se abantu twese tubibona kimwe. Nawe hari izanyuzaho abantu batishimira zitarimo gutukana ndetse zirimo n'inyigisho cyangwa zifite na message zitanga, ariko abantu ntibazishimire kuko ntabwo ibintu ukora waza ngo ubwira abantu ngo abantu bose ngo barishimira ibyo ukora, ubwo se waba ukora iki? Oya. Rero igitangaje nuko ashobora kubona ko mugenzi we content akora atariyo kandi nawe afite abandi babona ko nawe ibyo akora bitari byo, kuko nakubwiye ngo office nimwe, office yabo bose ni YouTube. Uri kubyumva? Office yabo bose ni YouTube, niyo ikintu kiri denominateur commun bahuriyeho. Departement rero zabo ni content. Ntabwo abo bantu ari bo bagakwiye kwatakana. Ikindi hari abaye ikintu bita kwigiramo ikibazo gishingiye ku kuriwe cyangwa se kubyo uri gutekereza. Ibaze gufata ikibazo nk'icyo ngicyo ukakibaza RIB na polisi. Ubushatse kwerekana se ko wowe uzi kureba kuyirusha, uzi kumva kuyirusha, uperereza se kuyirusha, uba wigize nk'umuvugizi wa rubanda, uretse gato uba wigize nk'umuvugizi w'abantu benshi. Ariko ni nako kazi kitangazamakuru. Ndabyemera. Ariko ikintu nk'icyo ndikikagutema umutego. Buri uriya akwiye kuvugira abaturage, sibyo? Akwiye kuvugira iki?
abaturage, bisobanuye ngo uburyo ari kubazamo kiriya kibazo ntabwo ari kubaza kiriya kibazo ahita azana mu izina Kasuku. none se nimba ukoresha ikosa yakoze ikibazo cyo cyari cyo ikibazo cyo cyari cyo ariko kukizana direct ahita ko yataka umuntu azana mu izina ry'umuntu, hariya niho hantu habereye akabazo. bya Kasuku birafekta umuryango nyarwanda. Yego, ni ibyaba ari gusubiza bya affect umuryango nyarwanda, nicyo kibazo. Ni aba bari gusubiza aba bakoresheje ibitutsi bya affect societe nyarwanda. Ese kuki mu batabanza ngo mwumve ibyo bintu? Nyibutsa harya cya kigore gitukana we. Mukanjiko. Ahubwo abo bantu uretse nkubwire, abo bantu bataka Kasuku ntabwo ari Kasuku bari bakwiye guheraho. Bari bakwiye guhera kuri bariya bantu babaza ribu na polisi bavuga bati ko hari abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga bazikoresha batuka abayobozi b'u Rwanda, bakanatuka u Rwanda banarusebye nkamwe nk'inzego z'u Rwanda, ndetse rimwe na rimwe bikanatuma hari abantu bo mu Rwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga bishobora kubabaza, bigatuma nabo bagira uko babasubiza kandi bakoresheje rangaje idashimishije. Mwaba muteganya iki kuri bariya abantu bakoresha izo mbuga, cyangwa se murateganya iki kuri ziriya mbuga zikoreshwa na bariya bantu kugira ngo zidakomeza kuroga abaturage mu mutwe no kubica? None wowe nta nubwo ufite ikibazo kuri izo mbuga n'uburyo zica abana b'Abanyarwanda zinabahereza amakuru atari yo ngo abarizo ubanza ugira ikibazo. Ikibazo gitangiriye kugerageza kubo bibabaza akagerageza no kubasubiza. Ngewe siko nabyumva. Sam, nge siko nabyumva. Ahubwo ngewe icyo kibazo n'ikimenyimenyi Minisitiri utuma twishima aziteho, azina Kasuku. Bombi ntabazi. Kuki atandikiye Theo yandikiye Kasuku wa mipango? Kandi ikindi mu by'ukuri mu bintu yamwandikiye nta jambo courage ririmo, rimbwira ngo komerezaho, ririmo nta ririmo muri ayo magambo komeza bakubite accordingly, ririmo cyangwa nta ririmo? Umva rero nkubwira akantu, turi kumwe ngiye kukubwira ikibazo, ikosa riri mu kibazo Theo yabajije ntabwo yari kukibaza straight ahita ko azanamo na Kasuku. Kandi Theo akibaza nawe nta rwango yari afite, nta n'umutima mubi yari afite, nuko icyo kintu gihora kibazwaho n'abantu benshi bavuga batari ko Kasuku 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 Kasuku, ariko byongeye kuzamura ntuza. Ndabona umunyamakuru Raki nawe yayunzemo kuri televiziyo Rwanda. Yego. Nawe yarari gusubiza, urumva hari ku rubuga rwa X. Avuga ati arabizi, arabibona, arabyumva, ahubwo yabyirengagije kubera plan. Kuki Kasuku bashaka ko agira ikinyabupfura batuka abayobozi b'igihugu ndetse bakanatuga igihugu cyacu? Niba atabishoboye kubasubiza nareke intambara irwane, ubishoboye we yicare abe indorerezi. Uwo nawe arashyigikira nde? Kasuku. Nge nakubwiye ko sinzi ukuntu dutekereza. Twe dufite abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga badutukira abayobozi, batwandarikira igihugu, bagatanga n'amakuru atari yo ku gihugu cyacu. Siko bimeze. Dushatse kugira icyo tuvuga kuri ibyo bintu, hari abo bibabaza b'Abanyarwanda. Dufite ikibazo mu banyamakuru, dufite ikibazo mu banyamakuru bakorera hano mu Rwanda. Reka nabyo ngerageze mbivugeho. Njya mbibona kandi nkabibona mu ikibazo. Dufite abanyamakuru bo bashaka kwigira abantu ngo bari netre, ngo n'abanyamakuru ngo nta hantu ngo bagomba ngo kubogamira, ngo bagomba kuba bari aho nyine bari hehe. Papa, c'est le Rwanda ou rien, Rwanda or nothing. Wowe uri umunyamakuru, ariko remember before being a journalist uri umunyarwanda. Ibyo ntaho wabihungira. Wowe ntugize ikibazo ku bantu bari gutuka perezida wa Repubulika, ugize ikibazo ku bari kubasubiza, ku bari gusubiza uwo muntu uri gutuka perezida. Papa, ntugize ikibazo ku bantu batuka perezida wa Repubulika, ugize ikibazo ku bantu basubiza abatuka perezida wa Repubulika. Igihari ni kimwe, ntabwo ibiganiro byose bya Kasuku ari ibiganiro bitukana. Agira igihe abikorera, agutuka kubera impamvu, agira igihe bitewe n'impamvu, bitewe n'uwuriwe nuko wamucokoje.
ibyo byo rwose ibyo ngewe umbabarire si YouTube channel. YouTube channel igira amabwiriza yayo yonyine ubwayo. Sibyo? Kasuku nayarengaho YouTube izamuhana. n'igihugu turimo nacyo gifite amategeko. Igihugu turimo gifite amategeko kigenderaho. Kasuku nayarengaho, abayishe aho bajya turahazi. amategeko azamukurikirana deja n'abagerageje kurenga ku mategeko n'amabwiriza biriho Samu. Arabahana n'ikimenyimenyi barahari. Yego. Rero mu bantu buriya hari ikintu ujya kuvuga ukagira ngo urahamije cyangwa se ukamera nk'ejo bundi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, bamubajije ibibazo byinshi, ndangije hari uwo nabonye wabajije ikibazo kijyanye n'ukuntu abantu barenga miliyoni badepoje basaba akazi muri leta, abaza uburyo ngo abakabonye ari 3,000 gusa. Expectation, ikintu yari yiteze gusubizwa na perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'igisubizo yahawe ntaho bihuriye. Perezida Paul Kagame yarambwiye ati ahubwo n'ibyo 3,000 ni byinshi. N'ibyo 3 ni byinshi. Ako kazi ntago ahari. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo hari igihe ikintu kiba kiriho ari ikibazo kigaragara nk'ikibazo ariko gifite imizi yindi. Ariko we iyo mizi yindi cyangwa se gitera w'icyo kibazo wowe ntabwo bitindaho cyangwa se sibyo ushaka guha agaciro. Urashaka guhereza agaciro ibindi. Rero Samu, hari n'abandi bantu batajya batekereza ngo ntiwabonye n'ibibazo bya ya mpano biriho, reka ikiganiro turakora kuri ibi bintu gusa. Yego. Ya mpano ntabwo uzi ko hari abantu bavuga ngo agomba afungwe kubera ko amashusho ari we wayifatiye. Ibyo se nibyo amategeko avuga? Ibyo si byo amategeko avuga. Kwifata amashusho si ikibazo, ariko itegeko rivuga ko gusakaza ayo mashusho ni ikibazo. Abantu ubundi nibyo bakwiye kwakira bikaba ibyo ngibyo gusa pe. Abantu bakareka kujya kugoragoza ngo ni gute ufata umuntu wasakaje amashusho ngakaba ari utangira kubizira uwayafashe. Gendera ku itegeko ibindi byose, kandi itegeko rigo ngenda tekereza Rwanda Investigation Bureau, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndatekereza nta kindi rukora uretse gukurikiza uko itegeko ryanditse. Nicyo kintu gusa, nicyo kintu kiri uko itegeko ryanditse. Rero ahubwo RIB ikwiye kubikora nko kuri ya mpano n'urugero, n'ugukomeza iperereza ikareba niba koko ya mpano we ataragize uruhare mu gusakaza ayo mashusho. Abaye yaragize uruhare nawe mu kuyasakaza yakurikiranwaho nawe kuyasakaza, ariko ntiyakurikiranwaho kuyafata. Nuko ibintu biba bimeze. Abantu rero bajye basobanuka banasobanukirwe. Ngewe rero hari abantu bajya bayobya abandi bagashaka ngo abantu bose bakorere mu mujyo wabo. Ntabwo abantu bose bakora ibintu kimwe. Wapi? Ntabwo abantu bose bakora ibintu kimwe. Kandi ubwo Kasuku arazira ko ashobora kuba atanazira igikorwa akora, ahubwo arazira uburyo agikoramo. Nk'uburyo abikoramo. Basi se ko abenshi mu bari kumunenga ari bagenzi be n'abari aba CEO bama TVs mu buryo bumwe bugiye butandukanye, abenshi ko bazifite, baremye ubundi buryo bushya bwo kubasha gusubiza abo bantu. Basi bakerekana Kasuku bati nawe wakwifashisha buno buryo bikagira, naho kugira gushaka kumucecekesha kuri anyembo nari nko gushaka kumucecekesha. Ahubwo ndibaza mugira ngo azaceceka. Ntabwo umuntu nka Mukankiko azaza na bano banyabinyoma twirirwa duhangana nabo tukaza hano kuri izi TV tuje gusubiza ibyo binyoma baba bari kuvuga, abantu bakaza hano baje kudutuka. Baradutuka baduhora iki? Baravuga bavuga ngo mwebwe ngo murabogamye. Turabogamye.
uragira turi kugoreka ibintu tubigorore dute turabigorora tuganisha mu gushaka kwawe unasikia twebwe turavuga ibintu pour moi c'est le Rwanda njye nibyo mpora mbabwira ndavuga ibiriho bihari ku Rwanda bigaragara umuntu agahitaza akavuga ngo oya ntabwo ari byo urabicuritse kandi njye ndabizi neza ndabibona n'amaso yanjye ndi no kubibamo we ntahari nta naheruka sinabyo ariko afite abamuhaye amakuru uri kubyumva deja rimwe na rimwe banamushutse ariko agashaka kugira ngo nanjye ninza njye ubizi ubibamo mvuge nk'ibyo yavuze ngo nimbivuga rero nibwo ari buza akavuga ati wow ntibaza ngo banabyandike oya ahubwo baravuga bati rero izi mbuga abantu bazikoresha mu buryo butandukanye kandi mwibuke kwerega izi mbuga mujye munamenya ko ari urubuga umuntu aba yishingiye wangu nta muntu aba yagishije inama nta muntu aba yagize ate keretse mwebwe muza mwigira batagatifu hano hanze hadufite abanzi b'u Rwanda baruvuga nabi batuka abayobozi abo ngabo tuzajya tugenda twebwe twitwaje ishapure turi kugenda dusoma ishapure ngo nukugira ngo dufate muze ngo mu bishimagize ntago bari kumenya ko ngo nuko ntago bari kumenya ko iki gihugu Rwanda mu 1994 habaye jenoside yakorewe abatutsi iyo jenoside yahagaritswe nande yahagaritswe n'inkotanyi ziyobowe nande na perezida w'u Rwanda Paul Kagame abo bayihagaritse bari urubyiruko reka nanjye mbabaze ntabwo ari ikibazo cy'urubyiruko sicyo ndimo banyarwanda wasubiza iki umuntu ufata perezida w'u Rwanda Paul Kagame akamwita umujenosideri wowe munyarwanda urabizi neza ko hano mu Rwanda hakorerwaga jenoside ikorerwa abatutsi mu 1994 urubyiruko rw'u Rwanda rwari ruyobowe na perezida Paul Kagame nirwo rwahagaritse iyo jenoside isi yose irabizi ariko noneho undi muntu araje aravuze ngo perezida Paul Kagame ngo ni umujenosideri uri umunyarwanda uzi ibyo u Rwanda rwanyuzemo uwo muntu wamusubiza iki noneho nta nubwo yise perezida Paul Kagame umujenosideri gusa n'ibitutsi ibihumbi nka 200 wowe mujye muri commentaire mu byandike wamusubiza mu yahe magambo ukaba umusubije ariko ngo ubishyize mu muco nyarwanda ngo utangije utavuze ngo abana b'u Rwanda baraza kukumva nabi papa hari aho ibintu bigera hari aho bigera bikaba bitakiri bya bindi njye niko mbyumva uko ni kubivuga niko mbyumva uru Rwanduru rukeneye bakasuku nka 200 byenda ahubwo byenda bakaba bahabwa amahugurwa bakerekwa inzira ariko uru Rwanduru rukeneye nka bakasuku 200 n'abagira ibyo bamushinja ndumva bagakwiye gutekereza nka kasuku ubwo bakiga indi nzira cyangwa ubundi buryo byakorwa ariko ibyo kasuku akora nibyo abamunenga mwamunenga inzira binyuzamo ariko ibyo akora byo nibyo jewe nuko mbyumva kandi nta nuko nguko mbifata naho ibi bintu abanyarwanda tugomba gusobanukirwa kandi tukamenyana mu banyarwanda harimo abanyarwanda mu bantu harimo abantu mu bantu habamwe abantu nyine ahubwo muri twe habamo nibigarasha bitubamo tugenda tubana nabyo no muri ubu buzima bwa buri munsi bishobora no kukubona wari uri mu murongo mwiza byo bigashaka kugerageza kukuvunira mu ivi cyangwa se kuguca intege ibyo nabyo burya ntukajye ugira ngo ibyo bigarasha cyangwa abo banzi b'u Rwanda ngo nabari hanze gusa even the down n'imbere baba bahari rwose bashobora kuba bari mu murongo wabo bafite n'ibindi bashaka kugaragaza kandi ukuntu babigaragaza bashaka kugaragaza ngo uburyo ngo ya ngo ibi ngibi ngo si umuco ngo si ibintu donc umuntu arashaka kugira ngo kasuka arembeje ibigarasha yamara kurembya ibigarasha bigashaka gukoresha undi muntu kugira ngo acecekeshe kasuko kubera ko abarembeje ariko bakamuzana mu buryo ngo oya ntabwo ari gufasha u Rwanda n'abanyarwanda ngo biri yakora ushatse kuvuga ngo abari kurwanya kasuku bakurikirana umva nkubwire wowe umva nkubwire ndatekereza ko abamutekereza gutyo n'abamurwanya gutyo nabo bagakwiye kuba bari gukora nk'ibyo akora oya ntabwo ariko wumvishe ko ntabwo abantu bose baba bashoboye gutukana utabishoboye ariko wumvise neza ibyo mvuze
navuze ngo bagakwiye kuba bari gukora nk'ibyo akora byenda bagatekereza bakavuga ati niyo mpamvu bakajya nko guhugurwa bati se twabigorora dute twabinyuza mu byenda izo nzira akaba arizo zinozwa ariko initiative Kasuka afite papa niyo Yako abantu bajye muri commentaire mutubwire uko namwe mu byumva ese gutukana kwa Kasuka koko birakwiriye ko akurikiranwa cyane nko kubanga tukira aho ngaho soreje aho naba meze nk'ugarutse ku ruhande rumwe hari n'abandi bantu ngewe nzi batari ibigarasha batukana Kasuku avugaho kandi bo rangaje akoresha ziratandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko yaraje kukuvugaho uburyo umenya ko ntabwo baje kugusekera cyangwa kugusetsa burya nyine Sam iminsi ishize afitanye amakimbirane na Chitaba yaramutukaga n'abarikari yaba ari kumukorera ama episode maze rero dufite abantu hano baba muri showbiz batayumva kandi bakomeye koko Kasuku ari kugukoraho ama episode ari kwirira cyangwa ari kwiyokereza ibitabazi akagukoraho episode warangiza wowe ahubwo ukagenda uvuga ngo ugiye gushyiraho ngo defensive measures bro zikora iki se ufite cano yawe Kasuka ari kukuriraho inyama wasanga utari no kuzirya ari abantu bamenye showbiz abantu barimo berutse kubona umukongomani witwa Prophet Joshua bamusaranye ngo yemeye ngo miliyoni 5 ngo yemeye miliyoni 5 azemere platine na azemerera abahanzi ngo none yanze kuzitanga mbona bamwihaye arangije akora ikiganiro ku itangazamakuru bamubaza impamvu baratangira ngo yarakennye baratangira ngo ibikine Abanyarwanda mwebwe ibyo bintu kuba yaremeye miliyoni 5 akaba atarazitanze bihuriye no gukena ahubwo uriya mu tipa zishowbiz abashaka kuvuga buretse nkubwire ntituri muri ibintu se n'ubundi bari kubona babirirwamo tubiganireho we baramuhamagaye arangije arababwira ngo njyewe Platini yarampamagaye kuri telefone ansaba ko nazitabira igitaramo cye nanjye nambwira nditse okay nta kibazo nzaza yaragiye ashaka ikote rigura miliyoni 5 mu manyarwanda n'ingofero yaryo igura miliyoni n'igice n'inkweto n'ipantaro ubwo n'ibindi yari yambaye by'agaciro n'isaha by'agaciro nyiri igitaramo ne wamuhamagaye arangije nk'undi muntu wese wahamagawe yaritabiriye amaze kwitabira first of all yahamagawe na nyiri igitaramo arangije ageze mu gitaramo ku essence ye ku bintu bye byose arabanza mbere na mbere abura intebe yo kwicaraho muri make ntiyigeze yitegurwa nk'umuntu ushobora kuhagera turi kumwe sinzi ukuntu byagenze muri ako kavuyo n'akavuyo kabaye baza kumurizimirizaho n'amatara uri kubyumva donc muri kiriya gitaramo Prophet Joshua yatesherejwe agaciro birutwa nuko yari kwigumira iwe mu rugo barangije ka kamenyero kabi nanone bamuhamagara kuri stage ngo aze agira icyo avuga nk'umuntu w'umugabo babanje guhamagara ngo azitabire igitaramo akaza yageramo bakakimusuzuguriramo akabura naho yicara ibyo babirenzeho bamuhamagara no kuri stage ngo naze imbere kandi Prophet Joshua uramuzi cyambere ni umukongomani abazerwa bakunda icyuba buretse gatoya urashaka kwicara kuri table buretse gatoya icyambere ni umukongomani abakongomani urabazi icya kabiri uzi uwari we uwo watumiye uzi uwari uzi n'icyari cyo ariko unaniwe kumwakira nk'uko umufata ku mutima sibyo ushaka kumwereka uri kumwakira we rero icyo yabonye icyo bita manque de respect yabonye ko batamwubashye kandi iteka yahawe mikoro agiye imbere iteka ryose agira icyo avuga kandi akagira icyo atanga
yaragiye rero yemera 5 miliyoni uzi abizi neza ko atazaze ntabwo yari abizi neza, yari yabanje kwakirwa nabi, yasuzuguriwe aho hantu. Turi kumwe, arangije baranamugeretseho undi musaraba wo ntabwo yahagurutse ngo ajye imbere, kandi mujye musobanukirwa, ntabwo yahagurutse ngo ajye imbere ajye kwiyemeza. Nanone aho yari yaje kwibonera icyicaro yahicaye, bagize bate, baramuhamagaye ngo najye imbere agire icyo avuga. Urumva nicyo yiyemeje, ntabwo ariyo wavuze ngo reka mpaguruke njye imbere njiyemeze ngitange. Nanone baramuhagurukije baramwemeza bamujyana imbere. Dore ikibazo cyabayeho rero, na nyuma y'igitaramo ntabwo habayeho recognition. Wa Platini ntabwo ya recognizinze ibishobora kuba bitagenze neza kuri Prophet Joshua, yahise ko agenda ararucararumira, ahubwo atangira kumvikana ibiganiro mu bitangazamakuru ngo yanze kwishyura 5 miliyoni. Amaze kubisobanura yaravuze ngo habayeho manque de respect, ntabwo bigeze banyubaha, ntabwo ari amafaranga nshobora kuyatanga inyuma yo kutubahwa nubashywe kudashoboka, ndetse ahubwo hari nararukotse nari kwagirira n'ibibazo. Ikindi kandi ntabwo abo ba Platini ntibari bayizeye ko ari buyabahe, yari yabikoze nk'impano, ntibakwiye no kubitindaho. Ikindi ntibakagaragaze inzara, kwirirwa mu itangazamakuru bavuga ibyo ngibyo nabyo ni iyindi nzara. Niba umuntu yakwemereye ikintu se ntakiguhe, mufate nk'atari inyangamugayo, ariko nawe uceceka abantu batagufata nk'umunyenzara. Nicyo navuga. Ya, reka dusoreza iki kiganiro. Dushimire abantu bajye muri commentaire batubwire uko bimeze. Asante sana Sam, asante sana.